Hello friends, muri iyi video ngiye kubereka ukuntu wakora aya magambo agenda slidinga hano ukayakoresha telefone yawe ukoresha application yitwa CapCut, noneho nawe ugatangira gutanga ama publicité cyangwa se ugasaba abantu gukora subscribe baciye ukoresheje aya magambo anyura hano. Nukuvanga aya magambo kunze kuyabona ku mateleviziyo, ukabona bariho baracisha ingingo z'ingenzi, ukabona baracishaho ama publicité atandukanye. Naye wabyikorera buriya yo washinze YouTube channel umeze nk'umuntu nawe washinze televiziyo, rero nta n'impamvu yo kutayikora kinyamwuga. Reka mbere kukuntu ibi bintu nawe wabyikorera, none uzajya ucishaho ubwira abantu iyi video nimba wayikunze, cyangwa se nimushaka kuduhamagara shyiraho ugashyiraho nimero yawe, hanyuma bakaguhamagara ikintu cyose ushaka kugeza ku bantu bawe ukakibagezaho binyuze muri ubu buryo bwo guslidinga amagambo. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, nuza kubona iyi video igufashije ukore subscribe, ufungure inzogera, hanyuma kandi like usharing iyi video ku bandi bantu, dukomeze twubake u Rwanda twifuza. Twagiye rero guys, reka dutangire turabikuramo ibi byose, hanyuma mbereke uburyo iyi video nawe wayikorera ugatangira gucishaho amatangazo cyangwa se icyo ushaka kugeza ku bantu. Reka dutangire turabikuramo byose gutya nk'ibisanzwe. Okay, uraza muri CapCut yawe nk'ibisanzwe, nimba ari video ugiye gushyiramo urakanda hano kuri add new project. Nukanda kuri add new project urahita uhitamo video ushaka. Okay, video iraya urahita uhitamo. Ngereyo kubera ko nkora overlay ndabanza nkashyiramo irari shusho mujya mubona ry'iki ry'umuhondo ari ryiringiri. Narangiza namara kurikiramo nkakanda overlay, ubwo we tuvuge ko washyizemo video yawe. Urangije uraza uhisemo ngenda hitamo video, ubu tuvuge ko ari nkaho nawe uri hushyiramo video. Ndahitamo video bitewe na video nshaka gukoresha, urugero niyi ndahita nyishyiramo gutya. Nimara kugera muri CapCut ndayuzuzamo gutya, ariko wowe nimba wateruye video wayiteretsemo it's enough. Ngiye nuko ari gutya n'ubusanzwe nkora kubera ko manazikoreshe telefone kugira ngo ize kuza. Umuntu utazi ukuntu nkora izi video muba mureba yandikemo ngo dore uko ndeba izi video, dore uko nkora izi video by Gatari Fred, urahita ubona ukuntu izi video ngenzi ikora. Hanyuma hano numara gushyiramo video yawe, ubu ni gutya ngiye mbikora. Ikintu rero hano mpita uri buhitize guhita ukora kugira ngo karakanuze kajyeho, karakanu gaslidinga k'amagambo, urahita uza ukande hano handitse overlay. Okay, uraba wa downloadinze nimba ari wallpaper, urugero nk'iri bara ry'umuhondo kugira ngo uribone, cyangwa se ry'icyatsi bitewe n'iryo ushaka gukoresha. Ugomba kuba downloadinze ibara ritandukanye n'ibara rya video kugira ngo bize kugaragara. Hano urugero ngiye nakwandikamo yellow, nimba yellow color gutya, nawe urandikamo green cyangwa se blue cyangwa se black bitewe n'iryo ushaka. Hanyuma uhita uyidownloadinga iri bara, we biraterwa n'iryo ushaka gukoresha. Hanyuma rero hano ngaruke hano muri CapCut kwa kundi gutya meze, nkande hano kuri overlay gutya, nongere nkande add overlay gutya. Noneho mite njya hano mu mafoto nzane iyi foto ya indi tumaze kudownloadinga. Okay, gutya noneho ndayikwedura gutya nyuzuze. Urabona ko yatwikiriye video. Nindangiza nyimanure gutya, tujyana akantu ku kandi. Urabona ahantu nyigejeje ubu tayari namaze gusasa ahantu ya magambo ari buze kunyura. Urabona ko hatari buze kuba hasa na video kubera ko harasa umuhondo. Hano amagambo rero ni hari buze kunyura. Noneho hano ikintu yitukora umaze gusasaho iri bara, urahituza ufate iri bara ngiri riri mukanze uryongere gutyo, urya justing rireshye na video yawe. Okay, mbibutsa ushaka gucuruza neza, ushaka no kugura ibintu ku giciro cyiza, wasura icyanzu.com. ni website igufasha gucuruza no kugura ku biciro byiza kandi nta bindi biciro byiyongeraho. Gucuruza no ubuntu. Hanyuma maze kuzuzamo aka kantu aka overlay akangaka, ndahita nza noneho nze kwandikamo. Rero ndahita nkanda hano, ubwo ndavuga umuntu ukoresha CapCut, kandi CapCut mujye mwibuka ko itagirenza video y'iminota 15 nibura, niyo nziza, cyangwa se iri munsi yaho. Hanyuma nkande kuri text, nkande kuri add text hano.
nimara gukanda kuri add text ndandikamo rero ya message nshaka kugera abantu, nshaka kugenera abantu. Urugero wenda kanandike ngo ushaka kutuvugisha cyangwa kutwandikira waca kuri website icyanzu.com. Rero urugero urumva ko iryo ni itangazo nshishijemo. Ushaka kutwandikira cyangwa kutuvugisha waca kuri website yitwa icyanzu.com. Ugeze uhita ubona nimero yacu. Okay, rero ikintu uhita ukora ukanda okay. Mbere yuko ukanda okay ubanza wa adjusting amagambo yawe ku buryo ari buze gukwirwaho hano, hanyuma uzukande nimba ari style, nimba ari effect ushaka, nimba ari font, wenda uzuhitemo font iri buze gutuma bigaragara neza. Urugero nimba ari iyi gutya, ariko urabona ko mu mweru bitagaragara neza, katubihindure tubishyire muri style tubigira umutuku wenda gutya. Urabona ko tayari bibaye umutuku. Okay, bibaye umutuku rero ndakanda okay. Bivuze ngo iri tangazo ryaje, ariko urabona ko dukinnye ubu none ntago rya slidinga ngo rigende. Urabona twakina video, reka ndyongere rwose munarebe, ntago ryagenda gutya. Urabona ntabwo removing. Rero tugiye kuri movingisha rigende rihere hano iburyo rijya ibumoso, hanyuma nawe urebe ukuntu bigenda. Ariko niba utarakora subscribe, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo izi video nk'izi n'ikindi kibazo ufite ukinyandikire we muri comment. Ntugire ikibazo, ngiye nzagukorera video. Hanyuma kora subscribe, fungura inzogera, nkwereke ukuntu rero iyi ntuze uyisliding. Mbere yuko uyislidinga uraza ukabanza ugafata aya magambo aya ukayazana gutya ku ruhande, ukayazana gutya hano hahera. Urugero hano ushyiraho akagaragara kugira ngo utaza kuyashyira munsi cyane. Rero iyo umaze kuyageza nka hano, murabona ahantu nyazanye hano. Okay, ndaza mite nkanda kuri aka kantu kari hano, kari akantu ko guteranya, ngakandeho gutya. Aka kantu rero gahita kongeraho akantu hano, aka kantu ubona kajeho. Noneho ndafata aya magambo nya sliding nyine, kubera ko video bitewe n'ukuntu ireshya, uramutse uyaslidinze ukarangiza video ubwo yagenda ku muvuduko muto cyane, kubera ko nyine urumva byagenda uko mpaka niba video imara iminota 10 cyangwa 20, ibaze wanditse utugambo tungana kuri byaza kurangira igiye gake cyane. Rero ugezamo hagati gutyo ukagira nk'amasegonda nka bitewe n'amagambo wanditseho kwangana nk'amasegonda 30, wageza hano haya magambo arangirira, ukongera ugakanda kuri aka kantu gutya. Iyo umaze kugakandaho rero uhita ugafata aya magambo aya ngaya twinjijemo hano. Okay, ukaza ukayaslidingisha gutya, ukayazana gutya, nabwo ukayazana agahera hano hirya ahangaha, nabwo nawe ukayinjizamo hano gutya. Iyo amaze kwinjiramo gutya rero hano ubutayari, ubu ngubu reka dusubire hano inyuma dukine video yacu turebe ukuntu bimeze. Urabona tayari amagambo yatangiye guslidinga. Urabona ubu ngubu ni kwa kundi ujye kuri televiziyo Rwanda cyangwa BTN n'ahandi hose bamamaza, ni gutya nawe wabyikorera ukoresheje telefone yawe. Rero uyu muvuduko ubona ari hagendera mushobora kuwongera cyangwa ukawugabanya. Urugero niba ubona ari hagenda gake cyane gutya, uraza kuri aya magambo gutya uyagabanye uburebure, ugabanye gutya. Okay, ugabanye gutya. Nimba wabonaga yarari kugenda gace ushaka ko yihuta, uraza ugabanye gutya. Nugabanya gutya urongera ukande kuri aka kantu. Noneho reka dukine video turebe. Sorry ho gato, sorry aka ngaka iyo umaze kugakandaho uraje, reka tugakureho kugira ngo twongere tugakande. Kugakuraho nkuko wagashyizeho hano. Urugero hano urabona ntago turagashyiraho, tugiye kugashyiraho. Ndagakandaho gutya. Nimba aka kantu kagiyeho urahita
kugakuraho nanone urongera ugakanda kuri aka kantu. Reka dukande urabona ko kavuyeho. Rero reka tugasubizeho turenza dufata aya magambo tuyazane gutya, tuyazane ahahera gutya. Noneho duhite tuza dukine video yacu turebe umuvuduko agendera. Urabona ko birihuse cyane ugereranyije na mbere. Rero ni gutya bamamaza, ni gutya bashyiraho amagambo atandukanye ya slidinga. Urabona ko arihuse cyane byagora umuntu kuyasoma. Rero ugomba kuyajyanira ku muvuduko utuma abantu bitondera kuba bayasoma. Guys, ni gutya bikora. Bye bye. Ndabakunda. Nimba wayikunze iyi video, kora subscribe, ufungura inzogera tujye duhura no muri video zitandukanye. Bye.